mutagatifu. Turacyari mu byishimo bya Pasika, aho dukomeza kwizihiza Nyagasani Yezu Kristo wazutse, agatsinda urupfu, agatsinda icyaha, agatsinda n'ikindi kibi cyose. Iyi Pasika twizihiza niwo munsi mukuru ukomeye mu buzima bwacu bw'ukwemera, mu buzima bwacu bwa Kiliziya, kuko ukwemera kwacu gushingiye ku rupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu. Pawulo mutagatifu niwe bitubwira ati, niba Kristo atarapfuye ngo azuke, ibindi byose twaba turimo nta mumaro. Atariko nibyo koko Kristo yarapfuye kandi yarazutse, hari n'abahamya bo kubyemeza. Iryo jambo Pasika ubundi bivuga kwambuka, guhita, gutambuka. Na kera abayahudi bizihizaga Pasika bibuka igihe Imana yabavanye mu gihugu cy'ubucakara, mu gihugu cya Misiri, ikabambutsa ikabajyana mu gihugu cy'isezerano. Iteka ryose abayahudi bajyaga bicara bakibuka ibyiza byose Imana yabakoreye, bakizihiza iyo Pasika bibuka uburyo Imana yabavanye mu gihugu cya Misiri ikabambutsa ikabajyana mu gihugu cy'isezerano. Pasika ya Yezu ni ukwibuka uburyo, ni ukwambuka ava mu rupfu akambuka akajya mu buzima. Twebwe abakristu, Pasika yacu ni ukwambuka tugatambukana na Yezu Kristo, tukambuka tukava mu isezerano rya kera tukambuka tukaza mu isezerano rishya. Burya ni nayo mpamvu abakristu gatolika cyangwa n'abandi bakristu tutizihiza isabato kuwa gatandatu. Isabato yari y'abayahudi, twebwe isabato yacu yahindutse ku cyumweru, kuko ariho twizihiza Pasika. Bivuga ngo twarambutse tuva mu isezerano rya kera turambuka tuza mu isezerano rishya. Isabato yacu ntikiri kuwa gatandatu, isabato yacu yabaye ku cyumweru, kuko twambutse dutambukana na Nyagasani Yezu Kristo. Pasika yacu ni ukwambuka tuva mu rupfu tukambuka tukajya mu buzima. Pasika yacu ni ukwambuka tuva mu mwijima tukambuka tukajya mu rumuri. Niyo mpamvu burya ikimenyetso gikomeye cy'iminsi mikuru ya Pasika ni itara rya Pasika, ishushanya Yezu Kristo we rumuri rwacu. Kwizihiza Pasika rero ni ukwemera kwambuka tukava mu mwijima tukambuka tukajya mu rumuri. Pasika yacu ni ukwambuka tuva mu rwango tukambuka tukajya mu rukundo. Ni ukwambuka tuva mu gahinda ukambuka ukajya mu byishimo. Ni ukwambuka uva mu cyaha ukambuka ukajya mu butagatifu bw'abana b'Imana. Kwizihiza iyi Pasika rero buri wese ahamagariwe kwambuka, buri wese ahamagariwe gutera agatambwe mu butungane no mu butagatifu. Va ku giti dore umuntu, tambukana na Yezu, ambukana nawe, va mu rupfu ujye mu buzima, va mu icuraburindi ry'icyaha ujye mu butagatifu, va mu rwango ujye mu rukundo, va mu gahinda ujye mu byishimo, va mu bya kera ujye mu bishyashya. Ngiyo Pasika yacu. Iyi minsi rero ntitubere iminsi yo guherekeza abandi gusa ngo turimo turizihiza Pasika, ahubwo tuzukane na Yezu Kristo, dutambukane nawe. Va ku giti dore umuntu, buri wese ahamagariwe kwambuka quelque part. Hari ahantu uhamagariwe kwambuka, uva mu bya kera, uva mu bishaje, maze ugatera agatambwe mu butungane, ugatera agatambwe mu butagatifu. Iki cyumweru cya kabiri cya Pasika cyitwa icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Ibi ngibi ni Yezu Kristo ubwe wabyishakiye, ubwo yabonekeraga Mama Faustina mutagatifu akamusaba ibintu bitanu agomba kumenyesha isi yose. Icya mbere, Yezu Kristo yamubwiye ati, ndashaka ku isi yose
imenya impuhwe zanjye, ikiziza umunsi w'impuhwe ku cyumweru cya kabiri cya Pasika. Kuri uwo munsi impuhwe z'Imana umutima wanjye uzaba ukinguye, roho yose izanyiyegereza izabasha guhabwa impuhwe n'urukundo bituruka ku Mana. Ibyaha byose bizababarirwa muri wa mutima wuje impuhwe n'urukundo, maze abantu bakomeze kubaho mu mahoro no mu byishimo bituruka ku ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi twizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Byaje kwemezwa mu mwaka wa 2000 na Papa Yohani Pawulo wa kabiri, ubwo yashyiraga Mutagatifu Mama Faustina mu rwego rw'abatagatifu. Bashyiraho uwo munsi ko icyumweru cya kabiri cya Pasika kizajya kiba icyumweru cyo kwizihiza impuhwe z'Imana. Mama Faustina, Yezu Kristo yaramusabye ati umenyesha abantu isaha y'impuhwe. Isaha y'impuhwe ni ya saha ya saa 9 umwana w'Imana yarambuye amaboko ku musaraba maze agatanga ubuzima bwe kubera twebwe. Ati iyo saha rero mujye muyizirikana, muzirikane ko ari isaha mwaronkeyeho umukiro, mwaronkeyeho ubucungurwe, maze uko mwubahiriza iyo saha muyiha agaciro muzajya murushaho kuronka inema n'imigisha bituruka ku ijuru. Uyu munsi kwizihiza umunsi w'impuhwe z'Imana no kongera kutwibutsa twese ngo tujye twibuka kwizihiza ya saha y'impuhwe, ya saha ya saa 9. Hari abandi basigaye bazibishyira saa 9 z'ijoro, ariko Yezu Kristo ibyo yasabye isaha y'impuhwe ni ya saha Yezu Kristo yadupfiriyeho, ya saha ya saa 9, ya saha y'impuhwe z'Imana. Iyo tuyubahije kandi tukamwiyambaza aduha inema n'imigisha bimuturukaho. Icya gatatu Yezu Kristo yasabye Mama Faustina ni iriya shusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Ati abantu bajye bakunda kurangamira iriya shusho barebe indoro yayo. Tiriya ndoro niyo ndoro nanjye nari mfite ubwo nari ku musaraba, ya ndoro y'urukundo, ya ndoro y'impuhwe, ya ndoro y'ibyishimo, maze abantu bakunde kwiyambaza ayo magambo yanditseho ngo Yezu ndakwizera. Atwizeza ko umuntu wese uzarangamira iriya shusho, umuntu wese uzarushaho kwizera akazirikana ayo magambo ngo Yezu ndakwizera, azaronka inema n'imigisha by'Imana biturutse muri wa mutima w'impuhwe, wa mutima w'urukundo n'ibyishimo. Icya kane Yezu yasabye Mama Faustina ni noveni, ya minsi 9 umuryango w'impuhwe z'Imana umazemo muri noveni, badufasha kuzirikana by'umwihariko kuri iyo noveni, kuri ubwo bubabare Yezu Kristo yagize, ari ukugira ngo ducungure, ari ukugira ngo abantu bose babashe kwinjira mu rukundo n'impuhwe bye. Icyanyuma rero yamusabye ni urugendo rutagatifu, urugendo rw'impuhwe z'Imana, ko abantu bazajya baruronkeramo imigisha, bazajya baruronkeramo ibyishimo, bazajya baruronkeramo imbabazi z'ibyaha byabo, kuko atubwiye ati isi ntizigera igira amahoro igihe cyose itararangamira impuhwe zanjye. Ati kandi kuba hari roho zijya mu muriro ntabwo ari uko zakoze ibyaha byinshi cyangwa bikomeye, ahubwo nuko zanze kwakira no kwinjira mu mpuhwe z'Imana, kuko nta cyaha Nyagasani atababarira ku muntu wese umwiringiye kandi umutakambira. Uyu munsi rero natwe twongeye twiragize izo mpuhwe z'Imana. Abantu benshi bagiye mu ruhango, abandi bagiye Kabuga, abandi bagiye hatandukanye, abanyampuhwe bacu bari hano. Natwe turusheho kuba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe, kurushaho kwakira no kwinjira muri izi mpuhwe z'Imana. Twumve ko Yezu Kristo wadupfiriye ku musaraba atwigaragariza nk'umunyampuhwe, atwigaragariza nk'Imana y'urukundo itajije kuducira urubanza, ahubwo yaje ituzaniye umukiro w'abana b'Imana. Mu masomo twumvise uyu munsi, twumvise ko ku munsi wa 8 Yezu Kristo yabonekeye abigishwa be aho bari bikingiranye kubera ko bari bafite ubwoba, maze ababwira gatatu kose ati nimugira amahoro. Arongera ababwira ati uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Arongera ababwira ati nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Ayo magambo atatu twumvise kuri uyu munsi
twese tuyatahane. Nimugire amahoro, uko data yantumye nanjye ndabatumye, nimwakire Roho Mutagatifu. Ayo ni amagambo Yesu yaje abwira intumwa ze zikingiranye bagiye kubona babonera hagati yabo. Ni nyuma yuko bari bamaze gukangarana, babonye ibyamubayeho kwa gatanu mutagatifu amaze kwicwa akagirirwa nabi. Intumwa zitangira kugira ubwoba zivuga ngo wa wundi twari twiringiye kumbe ntabye, dore aradusize arigendeye, dore baramwishe. Ariko Yesu Kristo yahise ababonekera ari umunyampuhwe. Akibabonekera bwa mbere ntabwo yabibukije ukuntu bamutereranye, ukuntu bamwihakanye, ukuntu bamugambaniye. Yaje ahubwo ababwira ati nimugire amahoro, uko data yantumye nanjye ndabatumye, nimwakire Roho Mutagatifu. Ayo magambo tuyumva kuri uyu munsi atwereka ko Yesu Kristo yazutse ari umunyampuhwe. Ntabwo yazukanye umunabi ngo aze yitura inaba bayimugiriye, ahubwo yaje akomeza kubaha amahoro, abaha Roho Mutagatifu, yongera kubohereza mu butumwa. Nitwibaze uko twicaye ahangaha, uramutse ufite inshuti yawe mwabanaga, mwakundaga mugasangira akabisi n'agahiye, ukagira mu byago cyangwa mu bigeragezo, yenda polisi ije kugutwara cyangwa bagiye kugufunga, ya nshuti yawe ikakwigarika, ikakwihakana ati ntabwo muzi. Ndetse yenda ugasanga niyo nshuti yawe bamwe bakugambaniye. Uramutse ugize Imana ukava muri bya bibazo byo kuri polisi ukabivamo, ikintu uzajya kubwira ya nshuti yawe cya mbere ni ikihe? Umuntu mwarabanye, mwasangiye byose, waramukunze, waramutonesheje, ariko ugeze mu byago, mu bigeragezo arakwihakanye nk'uko Petero yihakanye Yesu. Ugeze mu byago usanze nawe wakugambaniye nk'uko Yuda yagambaniye Yesu. Uramutse uhuye n'uwo muntu wamubwira iki? Ikintu cya mbere wamubwira ngo wambereye imbwa, wambereye imbwa. Twarabanye tugasangira, unyereka kuri inshuti, unyereka kuri uwanjye, ngeze mu bibazo uranyitaza, uranyihakana, uranyitarura, wambereye imbwa. Buriya na Yesu niko yagombaga kuza kubwira bariya bantu. Baramwishe, Petero yamwihakanye, Yuda yamugambaniye, agize Imana bya byaga bivuyemo, araje arabasanze, aho kubabwira ngo wambereye imbwa, yarababwiye ngo nimugire amahoro, nimwakire Roho Mutagatifu. Uko data yantumye nanjye ndabatumye. Ntabwo yazukanye umujinya w'umurandura nzuzi, ntabwo yazukanye amahane, ntabwo yazukanye ngo aze ngo abereke ngo abihimureho. Yazutse ari umunyampuhwe. Ati nimube abanyampuhwe, nimwakire Roho Mutagatifu, nimugire amahoro, uko data yantumye nanjye ndabatumye. Niyo mpamvu iki cyumweru gihinduka icyumweru cy'impuhwe z'Imana, ni icyumweru cy'impuhwe za Nyagasani, ni icyumweru cyo kutitura inabi wayikugiriye, ni icyumweru cyo kutazana umujinya w'umurandura nzuzi. Ubu natwe uko twicaye ahangaha, hari abantu benshi twagakwiye kubwira ngo wambereye imbwa, wambereye imbwa. Twarabanye tugeze mu bikomeye, uranyihakana. Na jenoside ibaye uranyihakana, ntiwampisha cyangwa ntiwahisha uwanjye. Na gacaca zibaye nari nzi ko tubana, uranyigarika. Na nyuma yaho ibibazo nagize waranyihaka. Hari abantu benshi ubu ngubu buri wese mu buzima bwe yakabwiye ngo wambereye imbwa. Ariko uyu munsi twizihiza icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Yesu Kristo aratubwira ngo nimube abanyampuhwe nk'uko data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Ntiwiture inabi wa wundi wayikugiriye, wa wundi wakabwiye ngo wambereye imbwa. Uyu munsi umushake umubwire ngo muvandimwe gira amahoro,
wongere umuhobere, wongere umwifurize icyiza, wongere umwifurize roho mutagatifu, umwifurize kutunga no gutunganirwa, kubyara no guheka. Nubikora ntabwo ari imbaraga zawe zonyine, ni imbaraga z'ijuru, ni imbaraga za Nyagasani Yezu Kristo wazutse. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni mube abanyampuhwe nk'uko so wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Izo mpuhwe z'Imana uzakire, uzinjiremo, uzigirire abandi. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze. Nawe ntiwitura abandi umujinya w'umurandura nzuzi, ntiwitura abandi nabi bakugiriye, ahubwo uba umunyampuhwe nk'uko data wo mu ijuru ari umunyampuhwe, uzabironkeramo umugisha w'Imana. Kandi Yezu yabibwiye mu Faustina ngo isi ntizigera igira amahoro igihe cyose itarakira cyangwa itarinjira mu mpuhwe z'Imana. Mbifurije rero mwese uyu munsi umunsi mwiza w'impuhwe z'Imana. Twemere ko kwakira izo mpuhwe za Nyagasani, uko Nyagasani tubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu bya buri munsi, abari nako natwe tubabarira abandi. Uko Nyagasani atwiyeretse kandi akatukomeza kutwereka impuhwe ze, abari nako natwe tubagirira impuhwe. Maze uyu munsi buri wese atera agatambwe mu butungane, atera agatambwe mu butagatifu, ubwira umuvandimwe wawe ati gira amahoro, wakiraho mutagatifu, uko data yantumye nanjye ndabatumye, uko yashatse ko tuba abavandimwe nanjye nemeye ko umuvandimwe wawe. Maze koko iyi Pasika itubere Pasika y'imigisha, Pasika y'ibyishimo, Pasika yo kuzukana Nyagasani Yezu Kristo. Izuka rya Yezu Kristo tugwiziza muri iyi minsi ni ikintu cyateye akavuyo cyane muri Isiraheli. Iyi Pasika turiho twizihiza byabaye ibihe byateje akavuyo, kuko abantu baherukaga Yezu cyagiye bamubambaga ku musaraba, bakabona yapfuye, bakamuvanaho bakamujyana mu mva, ubundi bakamuhamba bakigendera. Nibwo baherukaga Yezu. Abantu bagiye kumva bumva ngo yazutse, biteza akavuyo, kubera ko nta muntu n'umwe wigeze abona Yezu azuka, Yezu ari gupfupfunuka ava mu mva azamuka. Personne qui a vu Jésus ressuscitant ari gusohoka apfupfunuka mu mva agenda, nta muntu wamubonye. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi byateje ubujiji. Bamwe bakavuga ngo bahaba n'abasirikare amafaranga ngo muzavuge ngo baje kumwiba, ngo muzavuke bahimba ibintu byinshi cyane. Ariko Yezu Kristo mu rukundo rwe ntabwo yashoboraga kurekera abigishwa be mu gihirahiro, ahubwo yatangiye kubabonekera. Iki cyumweru cyose turangije, ababashije kuza mu misa mwabashije kumva uburyo Yezu Kristo wazutse yatangiye kubonekera abigishwa be. Yabonekeye Mariya Madalena bamushakashakaga mu mva, aramubwira ati have ni njyewe humura. Abonekera abigishwa bajyaga ngo Emawusi, bagendaga bagiye Emawusi baganira ibyabaye, ngo batazi ibyari byo bagiye kubona Yezu ngo waraje agenda nabo ariko ntibamumenya. Barababaza ngo muraganira ibiki? Ntabwo ni wowe wenyine utazi ibyabaye, wa wundi bishe bari kuvuga ngo yazutse. Nuko ngo baragenda bagize bugiye kwira, baramubwira ngo tugucumbikire. Bageze mu rugo ngo afata umugati arawumanyura, ngo amaso yabo arahumuka, noneho baramubona. Yabonekeye abigishwa ngo Tomasi adahari. Umuntu yakwibaza ariko ubundi buriya Tomasi yari yagiye hehe? Igihe Yezu Kristo agarutse, abaye intumwa ko zari kumwe nawe, Tomasi yari yagiye Nyabugogo, yari yagiye mu Ruhango, yari yagiye he Tomasi rwose ko abandi bose bari kumwe? Ariko Yezu Kristo ngo yongeye kubabonekera hamwe nawe, noneho nawe ahari arababwira ati Tomasi wikomeza gushidikanya ngo urebe, nawe arababonekera. Bivuga ngo Yezu Kristo wazutse aratubonekera. Yezu Kristo wazutse aratwigaragariza, aratwihishurira. Ariko igitangaje ntabwo twize twumva bavuga ngo yabonekeye Pilato, yabonekeye Herodi, yabonekeye ba Kayifa babandi bamwishe. Niba yarababonekeye ntibamumenye. Yezu Kristo wazutse aratubonekera, ariko akabonwa gusa n'abafite ukwemera. Yezu wazutse aratubonekera byanjye bikunde. Iyi minsi mikuru ya Pasika byanjye bikunde, Yezu Kristo wazutse aratubonekera, arakwigaragariza, arakwihishurira,
ariko akamenywa gusa n'abafite ukwemera. Il est seulement, spécifiquement, uniquement reconnu par ceux qui ont la foi. Ba Herodi, ba Kayifa, bande bose reka baratumbiye ariko ntibamubona. Ubu natwe uko twicaye aha ngaha Yesu aratubonekera ariko harimo abantu batari bamubona. Byanjye bikundi ipasika turimo Yesu Kristo wazutse akwigaragariza. Arakubonekera, ntabwo ashobora kwemera ko tuguma mu gihirahiro. Nkuko yabonekeye intumwa ze natwe aratubonekera. Buri wese niyibaze, iyi minsi yose tumaze mu ya Pasika naba naramubonye. Niba utaramubona hari ikibazo. Hari ikibazo. N'icyo kwemera. Niyo mpamvu iyi minsi tugomba gusaba ngo Nyagasani twongere ukwemera, tubashe kubona no kumenya Yesu Kristo wazutse, utwigaragariza, utwimenyekanisha, kubwira ngo uva mu byaha, hinduka, ambuka, va mu rwango, va mu nzika n'umujinya, va mu cyaha. Yesu Kristo wazutse aratubonekera, aratwigaragariza, aratwihishurira. N'ababigishwa ba Emawusi ngo bakomeje kugenda kagenda basobanura ngo ibyerekeye abahanuzi, muzana abahanuzi, ibyo bavuze ntibamumenya. Yesu yabakoreye ikintu cyiza, yabasomeye misa. Mu misa hamwe igice cy'ijambo ry'Imana, hakabamo n'igice cy'igitambo cy'Ukaristiya. Mu ijambo ry'Imana yakomeje kuri basobanurira wapi amaso agihumye, ngo bageze mu rugo ngo amanyuye umugati, bageze mu gitambo cya misa ngo amaso yabo arahumuka. Muri iyi minsi ni iminsi y'imigisha turimo. Mu gitambo cy'Ukaristiya Yesu Kristo aratwigaragariza. Mu imanywa ry'umugati, mu Ukaristiya uhabwa, byanjye bikunde Yesu Kristo arakwigaragariza. Yesu Kristo arakwimenyekanisha, arakubonekera, ariko akabonwa gusa n'abafite ukwemera. Abadafite ukwemera bagira ngo ni akagati bahawe, baza mu misa bakumva ari ibisanzwe, bakaza bakicara bagatumbera ngo nanjye murebe, ariko akakunyura imbere ntunamubone. Uyu munsi dusabe ngo Nyagasani twongere ukwemera, maze tubashe guhura na Yesu Kristo wazutse, tubashe kumumenya, reconnaître le Christ ressuscité, tubashe kumumenya, tubashe kumwakira, duhindure. Kandi igishimishije, abo Yesu Kristo wazutse bagiye bamubona bakamumenya, yabahaye n'ububasha bwo gukora ibitangaza. Abaje mu misa kwa gatatu twumvise ivanjiri badusomeye n'isomo rya mbere, batubwira ngo Petero na Yohani bagiye ku rusengero, basanga umuntu wari imbere ya kiliziya, arababwira ngo mwamfunguriye. Petero ngo aramubwira tumva sha, ari amafaranga ntayo dufite, ari feza ntayo dufite, ari zahabu ntayo dufite, ariko icyo dufite tukakiguhaye mu izina rya Nyagasani Yesu, haguruka ugende. Ngo ari kimuga ngo babona, ikirema ngo babona hagurutse hagiye. Tumaze iminsi twumva ubuntu bababajije, uriya muntu mwamukishije mu bubasha bwande? Ni mu bubasha bwaho undi mwishe mu izina rya Yesu. Mu isomo rya mbere uyu munsi batubwiye ukuntu ngo abantu bazanaga abarwayi kugira ngo igicucucucu cya Petero kize kubanyuraho, yenda nabo baze gukira. Yesu Kristo wazutse umubonye akamumenya mu bubasha bwo gukora n'ibitashobokaga. Batubwira ukuntu ngo yabonekeye abigishwa be baraye ijoro ryose baroba ntacyo babonye, ngo bagize mu gitondo ngo babona Yesu araje arababwira ngo bahungu mwe ntacyo mwabonye. Ntacyo. Ngo roho rushundura rwawe uraronka. Baroho rushundura, bagiye kubona babona barobye amafi menshi cyane, barumirwa. Ubundi nta muntu uba ku manywa, baroba nijoro. Yaje izuba ryavuye nk'iki gihe, ijoro ryose ryaje, abantu barobye ntacyo babonye, izuba ryatangiye kuvuga, yaje arababwiye ngo roho urushundura rwawe, maze bararonka. Bivuga ngo muri Yesu Kristo wazutse n'ibitashobokeraga abana b'abantu birashoboka. Uyu munsi Yesu arakubwira ngo roha urushundura rwawe uraronka. Roha upfa kuba ufite ukwemera. Roha urushundura rwawe uraronka. Na wa mwana wabuze uramubona, ka kazi umaze iminsi ubona urakabona, bya bindi washakishaga byose wari warabuze urabibona, za mbaraga wari warabuze zo kubabarira urazibona. Muri Yesu Kristo wazutse n'ibitashobokeraga abana b'abantu birashoboka. Dupfa gusa kuba dufite ukwemera. Iyi minsi turimo ya Pasika ni iminsi ikomeye y'ukwemera kwacu. Ukwemera kwacu gushingiye kuri Pasika, urupfu n'izuka bya Yesu. Uwabonye Yesu wazutse rero akamumenya, amuha imbaraga zo gukora n'ibitashobokeraga abana b'abantu.
amuha imbaraga nizo gukora ibitangaza. Ko Yesu Kristo wazutse aratwigaragariza, aratwimenyekanisha, aratwiyereka, akabonwa n'abafite ukwemera, kandi abamubonye bakakora n'ibyo batabashaga gukora ku mbaraga zabo. Uyu munsi rero bakristo bavandimwe, Yesu wazutse arakubwira ngo roha urushundwa rwawe, andika ibaruwa akakazi wari warabuze uzakabona. Komanga hariya na wa mwenda wari warabuze ukwishyura uzawishyura, na wa mwana wari warabuze urubyaro, wari warabuze urubyaro, wari warabuze umuhamagaro, wari warabuze iki, roho urushundura muri Yesu Kristo wazutse, byose birashoboka. Dusabe rero iki gitambo cy'Ukarisiya kugira ngo ijambo ry'Imana duhawe ritwubake. Ukarisiya ntagatifu tugiye guhabwa idufashe kongera guhura na Yesu wazutse mu Imana ry'umugati twigaragariza, twiyereke, idufashe kongera kwakira impuhwe n'urukundo by'Imana, maze amagambo yatubwiye ati gira amahoro, na ya mahoro wabuze ukayabona. Gira amahoro, akira Roho Mutagatifu. Uko data yantumye nanjye ndagutumye, genda ubabarire, genda utanga imbabazi, genda ufungure uwo wafungishije, genda usaba imbabazi uwo wiciye, genda. Iyi minsi ni iminsi y'ibitangaza, ni iminsi y'imigisha turimo tubikesheje Nyagasani Yesu Kristo wazutse. Utwigaragariza, utwiyereka, utwimenyekanisha, uduha amahoro yo mu ijuru, uduha Roho Mutagatifu, uduha gukora ibitangaza no kugira naho tutabasha kugera, n'ibyari byarananiranye, n'ibyari byarabaye ishindikana. Muri Yesu Kristo wazutse byose birashoboka. Dusabe rero iki gitambo cy'Ukarisiya, ijambo ry'Imana duhawe n'Ukarisiya tugiye guhabwa, byongeye bitwegereza ubwiza bw'Imana, byongeye bidufashe kwizihiza Pasika. Tambukana na Yesu, va ku giti dore umuntu, tambukana nawe, akira Roho Mutagatifu, akira urukundo n'impuhwe bye, maze nawe bigaragariza abandi. Iyi Pasika ikomeze kutubera Pasika y'imigisha ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yesu nabane namwe. Muhaguruke twamamaze ukwemera kwacu. Ndemera kw'Imana rimwe